ni igihozo kuri benshi. Turagenda tukagera no mu mateka yacu, mu mibereho yacu. Hari igihe usanga abenshi muri twe twifitemo ibyuho byo kubura abavandimwe. Kristo Yesu akuzwe. Byo kubura abavandimwe, ku buryo hari n'abagera ku ntera yo kwikarasa nk'ahantu yumva hakwiriye umuntu utagira be. Ngo biriya ntabwo nabiririra, ni iby'abafite basaza babo, bakushiki babo, ni iby'abafite barumuna babo cyangwa bakuru babo, ni iby'abafite ba se wabo cyangwa ba nyina wabo. Tukajya ahantu. Yego, ubuvandimwe rero dukesha Yesu Kristo ni igihozo kuri batwebwe muri ubwo buryo. Ubuvandimwe si umuzigo, ahubwo ni urunana rudutwaza imisaraba y'ubuzima. Turacyavuga ubuvandimwe. Ubuvandimwe ni icyomoro cy'ibikomere twatewe n'amateka yacu. Ubuvandimwe bushingiye ku Mana ni kado ikomeye Yesu Kristo yatwihereye. Noneho rero atwigisha no kuyifungura, ati igihe musenga mujye muvuga ngo dawe. Igihe musenga, buriya dawe uri mu ijuru, ikintu cya mbere ikwiye kutwibutsa ni uko turi abavandimwe. Niba tuyiteye twikiza twese turangamiye data, turangamiye dawe. Bityo ubuvandimwe bukaza kutubera inzira duhabwa ngo izatugeze ku cyo uwatubyaye ashaka. Ni ikintu buriya kimwe rega, uri umukirisitu nyawe, tubyongereho ko niko twitwa umukirisitu nyawe, amayira yose uzanyura, umuhamagaro wose uzacamo, buryo uzaba ugamije kugeza ku muhamagaro umwe wonyine witwa ubutagatifu. Ubutagatifu. Niba nta kintu ndimo ngufasha kugira ngo ugere ku butagatifu, kandi uri umuvandimwe wanjye, ndiyimbire. Kuko Yesu ubwe aravuga ngo mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so wo mu ijuru ari. Matayo umutwe wa 5:48. Mwebweho avuga n'abamenye, ni ba bandi twavuze bamwakiriye akabaha bwa bubasha. Mwebweho rero Yesu nawe aba yatuvanye mu kivunge cy'abandi bantu benshi akadushyira ukwacu, akatubwira ati mwebweho rero. Murabyumva? Twihute. Mbere yuko tuza kureba icyo Imana umubyeyi wacu idushakaho, tubaye tunyure gato mu tuntu duke nka 5 gusa nise inzitizi zibangamiye ubuvandimwe bwacu. Tugiye kureba ibintu nka 5 byonyine bituruka muri byinshi, wenda navanye muri byinshi, bishobora kubangamira ubuvandimwe bwacu. Ibi bintu mureke tunabirebe ubwacu muri famiye yacu. Ibinyoma cyo ni cyambere. Gushaka kubaho ibinyoma, ngerageje kubisobanura mu magambo make, ni nko gushaka kubaho mu ibanga witwaje
ikintu umuntu yakwita ubuzima bwite, vie prive, ubuzima bwanjye. Jean Paul ntabwo agomba kwinjira mu buzima bwanjye. Hari ibintu twita ubuzima bwacu rero ugasanga biraye ubuzima bwanjye, wowe uranyinjirira mu buzima wowe, ubuzima se, ubuzima bwawe ni ubuhe? Ubundi ubuzima bw'umuvandimwe bwakabaye ngewe mwari mubizi. Niyo mpamvu buriya muzabona nkunda gushishikarira cyane ikintu cyitwa amatariki y'abantu bahimbaza, amatariki y'amavuko. W'itariki y'amavuko ngewe mu myumvire yanjye, tariki y'amavuko ni umunsi wo guhimbaza ubuzima, sibyo? Ubuzima Imana yaduhaye ni icyo gihe bwagaragaye. Ubuzima rero bwa Claude nkwiye kubuhimbaza ngewe kurusha Claude, kubera ko ubuzima bwa Claude bwagombye kuba hari ikintu bumariye kurusha icyo Claude bumumariye nkawe, kubera ko kubaho kwa Claude burya ntabwo ari we gusa. Kubaho kwa Claude ni ngewe Imana yabigiriye. Ibyo bintu murabyumva? Reba iburyo n'ibumoso rero umenye ko kubaho k'uwo muntu kuri iburyo cyangwa ibumoso ari ukubera wowe. Uwo niwe muvandimwe wawe. Guhisha imibereho yawe ubitewe n'uko wenda uhora wicira urubanza, kwigaragaza uko utari cyangwa se kwishushanya, kubaho ubeshya. Nzabona tubaho tubeshya, kubaho mu buzima bumeze nk'ikinyoma. Icyo kintu ntigishobora gutuma ubuvandimwe bukomeza cyangwa bushoboka. Icya kabiri navugaho ni ingeso mbi. Ingeso mbi, ubujura, ubusambanyi, kwigana cyangwa se kwishinga ibihe turimo, tukajya mu byo abandi bose bajyamo, abo tungana. Nkiri muto cyane hari ntangira kujya mu mahuriro y'urubyiruko n'imyiherero kwa Batista yatubwiraga ayobora. Hari umukobwa ntajya nibagirwa, yari mukuru, yari muto, ari mu myaka nka 17 ndabyibuka. Noneho rero akajya atanga ibiganiro bito, akajya ashyiramo n'urwenya. Ariko uzi ukuntu abakobwa b'abakristo twagowe. Abakobwa b'abakristo twaragowe. Njya nk'i Kigali, ati nkareba ukuntu abandi bakobwa bameze neza. Urumva? Ati nkareba ukuntu bameze neza, ati nkareba ukuntu bishimisha, ati nkareba ukuntu, ati nanjye nkumva ndabishaka. Ati ariko nkibuka ko ndi umukristo. Ibintu by'ingeso mbi ni cyari ukuntu bidashobora gutuma ubuvandimwe bwawe n'abagenzi bawe bufata. Icya gatatu kiriho muri ibi bihe byacu ni inyota y'ifaranga. Inyota y'ifaranga ibyara uburiganya, ibyara ubutekamutwe, uzabibona. Ntibizana gutangaza n'ubibona hano muri famiye yacu. Claude ntanjombe nkokora, hari ibyo tuziranyeho hano byarahabaye. Tugeze kugira umuntu hano muri famiye
tuza gusanga arimo akora ubutekamutwe muri twebwe. Muri twebwe hari abantu nzi nka babiri rwose yatwaye amafaranga, ndabihanganisha Paul muri twe hano, ariko twamukuyemo yaragiye ntaho hari. tumaze kumutahura twaramutunganyije hanyuma tumukuramo. Iyo ni inyota y'iki? Y'ifaranga. Ukuntu nakozwe n'isoni, ni nanjye naramuzanye muri famille. Ukuntu nakozwe n'isoni. Yego, gushaka gukoresha ubuvandimwe mu nyungu zawe gusa. Murabyumva? Kwikunda bikabije, kwikunda, kumva ari jyewe, ikintu cyitwa jyewe, ibyo ntibishobora gutuma ubuvandimwe bukomera cyangwa se bushoboka. Ishyari uzatubona twababajwe nuko undi anezerewe. Ntibibaho se? Kubabazwa nuko undi anezerewe, kubona kw'ibyiza undi yabonye ari jyewe byari bikwiye. Sibyo? Ni njyewe, kubona ari njye ukwiye kubanza imbere y'uko ibyiza bigera kuri Jean Paul. Ni njye bikwiye kubanza. Kuba atari njye byabanje rero ni ikibazo. Ibyo ntibishobora gutuma ubuvandimwe bushoboka. Cyanyuma muri ibi ngibi wenda nicyo umuntu yakwita ubukristo bukeya. Ubukristo bukeya, kutamenya Yezu, kudasenga, kudasobanukirwa n'ukwemera kwacu, gupinga cyangwa guhinyura ibyo ukwemera, kuburira umwanya ijambo ry'Imana, kudahabwa neza amasakaramentu, kutumva misa ko bikwiye, kuba udafite uruhare mu butumwa bwa kiliziya, kubaho mbese icyitwa ubuzima bwa roho utacyumva cyangwa utakimenya cyangwa utacyitaho, bizagorana ko ubuvandimwe buzashoboka. Twihuse rero, numvaga hari ibintu ntegura ikiganiro, numvaga hari ibintu Imana ishobora kubishaka muri twebwe, ishaka mu buvandimwe bwacu. Ari nayo mpamvu umutwe w'ikiganiro cyacu wari ubuvandimwe bwacu, ariko mu ndoro y'Imana, kuko Imana nyine ifite uko ireba twe tutareba. Hari naho bivuga imirebere yanyu si yo yanjye, ni ahantu henshi mu byanditswe bitagatifu. Kubaho Imana ikintu cya mbere ishaka no cyane. Tugakurenze rero ko hari umuntu wacu waba yaribye inama y'imitavu. Amakuru yose ubu yatugezeho rwose.
kwemera no gukunda buri muvandimwe Imana yaduhaye numva akiri umushaka w'Imana kwibona muri we no kumubonamo biseza gusa ndavuga uwo muvandimwe wawe umuvandimwe wawe wemeye gukunda ati bitakugoye ujye wabwira uti muhagarare murebane buri wese nareba undi mu maso ngaho umuntu wanga hagarara imbere ye hari umuntu wanga cyangwa ukwanga akenshi tuba tuzi ko tuvuga ko abantu batwanga ntabwo twe twanga ahubwo abantu nibo sibyo niko muri kamere tumeze tujye tubivuga ukuri ntabwo uzabona abantu benshi bakubwira ngo ngiwe kanaka na kanaka ndabanga ahubwo azakubwira ngo namenye ko kanaka na kanaka banyanga uwo muntu kwanga hagarara imbere ye mu maso ye uzabonamo iki uzabonamo wowe tegeza ko Imana se yabikoze ihubutse cyangwa itabitekerejeho uko niko gushaka kw'Imana. Ikindi numva Imana idushakaho kumenya guca bugufi, kwiyoroshya, mbese kumva ko ukeneye abandi kurusha uko wowe bagukeneye. Uzatubona dushaka cyangwa twibwira ko turi ingenzi, turi ingirakamaro. Abantu benshi nyine badukeneye kubera ibyo tuzi, kubera ibyo twize, kubera ibyo dushoboye, kubera ibyo dukora, kubera. Ariko mu buvandimwe birakwiye ko menya ko nkeneye abandi kurusha uko ngewe bankeneye. Mbese kubona ko abandi, kumenya ko abandi bagukeneye, ubundi byakabaye ari nk'igitangaza. Byakabaye ari nk'igitangaza. Kwemera kwakira buri muvandimwe mu ntege nke ze, ugiriye ko nawe utari intungane. Si byo se? Twese turi abanyantege nkeya. Turi abanyantege nkeya. Tuga twigana Pawulo n'uvuga ngo ngambirira gukora icyiza, kibi kikantanga imbere. Ariko se byibura tuba twagambiriye gukora icyo cyiza. Turi abanyantege nke. Turi abanyantege nke. Byagombye gutuma twemera kwakira n'abandi mu ntege nke zabo. Mureke twakirane. Sibyo? Twakirane. Kurwanira ishyaka umuvandimwe ugiriye wowe ubwawe. Kurwanira ishyaka nde? Umuvandimwe ugiriye wowe ubwawe. Kumurwanira ishyaka. Gukora icyo ushoboye cyose kubera umuvandimwe wawe. Guhanana kivandimwe. Ndimo ndavuga ibintu numva niyumvisha mu myumvire yanjye mito. Imana idushakaho mu buvandimwe bwacu. Guhanana kivandimwe no kwemera ko buri muvandimwe kirakomeye. Kirakomera. Kunumva mfite ubwoba kukivugara. Guhanana kivandimwe no kwemera ko buri wese agufiteho ijambo
kubera ubuvandimwe. Ibintu menya bikomeye guhana na kivandimwe. Ariko sinkwiye kwishimira kuguhana. Sibyo? Sinkwiye kwishimira ko njya muri position yo kuguhana byonyine. Ngomba no kwemera ko nanjye umpana. Sibyo? Kandi ukaba ushobora kwinjira muri ya vie prive nigize kuvuga yanjye, kwemera ko wangiraho ijambo kubera ko uri umuvandimwe wanjye. Icyo kintu gihabanye na kamere yacu. Tubyemere. Uwese urambaza ibyo nkandi. Kuki ari kunyivangira mu buzima? Urambaza ibyo nkandi. Yemwe navuze akajambo kitwa uranshinzwe. Ni akajambo kavuzwe n'umwana. Umwana mutoya ahantu byemve nakora nyine kabaye karakwiriye mu by'Imana. Akana gato hariho mu wa mbere ahari karimo karaho ngaho nyine karahantu katagomba kuba kari, noneho umuyobozi w'ishuri akanyuraho, directrice agomba kweka ati urakora icyo aho ngaho. Akana gahita kanyikira uranshinzwe. Uranshinzwe. Kabwira directrice nyine. Kwemera ko umuvandimwe wanjye anshinzwe. Nuvuga ngo mu yandi magambo ndi hagati y'abavandimwe 30 nk'uko mungana, mwese mukaba mufiteho ijambo. Nukuvuga ko nta kintu ushobora kuba hagati yanyu. Sibyo? Ubwo mufiteho ijambo munamfiteho n'inshingano. Kwirinda gucira urubanza umuvandimwe wawe no kumurinda mu bandi. Icyo kintu uracyumva? Kwemera no kwirinda gucira urubanza umuvandimwe wawe kandi ukamurinda. Kumurinda ni iki? Ni ukwirinda ko yandagara. Sibyo? Ni ukwirinda ko yaseba. Nubwo afite amakosa ariko umurinde. Guharanira buri kanya kuba ishema ry'abavandimwe bawe. Kwirinda ishyari nk'irya Kayini twumvise dutangira. N'ibindi numva kandi nsaba Roho Mutagatifu ngo aze kuduha uyu munsi. N'iki Imana ishaka? N'iki Imana ishaka uyu munsi muri iyi famiye? N'iki Imana ishakaho mu buvandimwe na bagenzi banjye, abo turi kumwe hano n'abo tutari kumwe? Twishimire rero ko turi kumwe, turi muri famiye. Kwitwa famiye ubundi siko byatangiye. Twumvaga turi groupe nyine nk'izindi groupe abaho se nyinshi za WhatsApp. Natwe niko byatangiye. Ariko mu muhuro ushize umupadiri umwe mu bo twari kumwe nawe tubanamo hano muri famiye witwa Gasana niwe wavuze ati ibi bintu byanyu byo kuva groupe ndabihinduye muri famiye mbagize umuryango. Ubwo rero padiri baratubatije nyine taduhinduka famiye. Nuko twishimire ko turi muri iyi famiye y'abakristo ishobora no kudufasha kuba abakristo ba nyabo. Kuba turi muri famiye mukristo nyayo suko turi abakristo nyabo. Ariko kubyitwa ni ishema kubera ko bihuye n'inzira twifuza kunyuramo yo kugana ku bukristo nyabo. Ubundi twishimire kutuvindimwe. Muze gushaka nubona akanya nyuma mwiherereye buri wese wenda. Ngewe nakunze gutinda ku kintu cyitwa ubuvandimwe, nabivuze ntangira. Hari n'indirimbo nabikozemo yitwa tuvindimwe. Muze kuyishaka muyumve. Tuvindimwe.
Inyikirizo yayo: data niwe so sinshidikanya, niwe wategetse ngo jye nawe tuvindimwe, yarakoze kukumpa jye nawe tuvindimwe. Iyo ndi kuririmba mba numva ndi kureba buri wese. Data niwe so sinshidikanya, niwe wategetse ngo jye nawe tuvindimwe. Ntabwo ari jye naguhisemo rwose. Urumva? Ariko ndashimira Imana ko yakumpaye. Hanyuma rero ndabyemera kandi ndabishaka, jye nawe tuvindimwe. Uno umwanzuro wafashe, ndongeye ndawufashe. Jyewe nawe, jyewe nawe, apana kubyumva mu kivunge ngo jye namwe. Jye nawe, jye nawe tuvindimwe. Kandi tugomba kubaho tubyaza umusaruro ubwo buvandimwe bwacu, cyane cyane ngirira wowe nawe ugirira njyewe. Ubuvandimwe bwacu buzarumbuka imbuto nyinshi. Turaza rero guseka, twitakature. Nimuza no kundeba mukabona nsekeje, museke. Sibyo? Muza kureba umuntu mukabona arasekeje, yaba negativoma cyangwa positivoma, museke nta kibazo. Ibyo nabyo birakeneye mu buvandimwe. Sibyo? Tikana karasekeje. Tikorode ukuntu ameze uyu munsi arasekeje. Ibyo byose Nyagasani ubwe arabyibyariza imbuto. Murakoze cyane. Reka nsoreze aha ngaha. Turi kumwe. Murakoze.